mbahirire sinahiriye bakeya shake ibicuncu umuzira nkoni ndawubonye iki kizamushika aya ahubwo iki sha iki ngiki cya kindi bajya bita umujugunyira mwirerere iki ngiki yewe Isso. Amazi hano we mbega amazi hako kumbona arimo kuzana amazi makera byagenze gute ko kera mu gihe cy'abazugukuru aya mazi yazaga ari menshi nadudubiza kakagwa epfiriya yewe saza we kera ngira gasore hano naza mukaganira ukanka tororo Action. Gasore ngwino mubwire Meriwe nakosore mabuje kumamagara nzanira fanta muri frigo aho ngaho soda nzaniye zana sitso akiri mabuje merci umugabo yaragiye neza ndamubura nakumiro pe noneho nzarangisha he nzamenya mbaza nuko reka nihamagare umudamu nshuti yanjye n'umwe Bukalakala bujombe ayiwabo 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 bukalakala bujombe ni karibu nimwinjire ndababona yego ni karibu nimshikaho ngaho murakoze yego ni karibu mwahagize niko mu amakuru yanyu yewe ni mabi muraturuka hehe turutse hariya hakurya yego mama yego Kimihurura
ngo murava he tubaye Kimihurura nyakubahwa ibibazo byarandenze urugo rurananiye ndi hafi yo kuruta yewe rukunaniye gute umugabo yarananiye ntabwo amahira yego urugo ruri ku mutwe wanjye njyenyine gusa nta kintu ajya mfasha na gitoya none murifuza ko tubafasha iki mumfashe rwose ndebe ko yava mu byo arimo yirirwa mu masengesho gusa najye gushakisha akazi namfasha nyakubahwa nkareba ko nanjye umugabo yahinduka yego ibyo turabikora reka none mpamagare abakurambere hakurya y'amazi babandi b'iwacu bo muri Tanzania tubabaze uko gahunda zimeze yego habari yako Cecily. Oui. Uraho neza. Amakuru. Yesu shimwe. Ahimbaza. Umeze utera. Yawe se. Ego komanda. Uzi ko bamaze igihe tutabonana. Ese ko nshimye nkanjye w'umukecuru nkamwe batoya mwagiye muturuta mukaza. Yewe sugira ngo ibintu biba byoroshye. Umva umuntu abyuka ajya gushakisha imibereho akongera akagaruka ntago ibintu by'isi biba byoroshye. Ariko si imibereho murenza azashaka imibereho nawe uyishake ariko abagore ngo mwasimbuye abagabo neza mwarabyiyemeje. Sha ntago biba byoroshye noneho hewe n'ibibazo biba biri mu ngo nabyo bishobora gutuma umuntu adahaguruka. Ntabwo ibibazo burya ni satani ubigushyiramo akumva ko ari ibibazo kandi iyi si ubundi niyo ibisubizo. Njye rero mfite ibibazo bitandukanye n'iby'abandi. Muti njyewe ibibazo by'urugo birancanze umugabo arananiye neza burundu arampoza kundi ngo simbyara mana arantonganya agira ata nibaza ko ari njye uzihura ubyara narasenze amavi yarakobotse nirirwa nsenga cyokora Imana yambwiye ku isaha nzabyara ariko ibyo kubyara kwanjye rwose nanjye ntegereza inda nkayibura ariko umugabo amereye nabi. Mukamana we ntiyajira mukababa urabwira twakwiganirira nkasubira ndumva ibibazo binyishe shawe umva nandi nkubwira cyane mfite ibibazo byinshi pe ngewe byaranyobeye cyane birebire si ubwo wansuye koko sha wansuye tukaganira mwene da ibibazo bimereye nabi shangwa ino wamfasha no mu gusenga yenda Uwiteka hari icyo yakora. Sawa karibu merci. Ndagutegereje. cyana agiye amagara mpamagare kabisa none nta heza hisi aza tube twenjoyinga uyu munsi cyane ushize cyarankebeye uyu munsi ndashaka icyemezo kamuhamagare. habari zako ntabwo ndi kubyumva.
yaje agusubiza mu rurimi rw'iwacu urumva akubaza amakuru yawe harya urwo rurimi ntabwo wumva ntabwo wagerageza kuruvuga okay noneho arakubwira ndagusemurira nyuma Hebu wewe una shida nyingi sana. Mume wako pia hakupenda hata kidogo. Hebu unanielewa? Sasa kwa hivyo inatakiwa wewe ufanye haraka utafute mimbuzi na mikuku. Baada ya hivyo utatafuta na mhela. Baada ya hapo tukutengenezee kazi ili sasa kazi yako iende vizuri na mume wako tumshike mkononi hivi. Alafu baadaye uteka naye kila kitu itakuwa ni kwako mwenyewe. Sawa, asante, mimi nakwenda. Aravuze ati umugabo wawe arashaka kumufata gutya mu ntoki amugushire mu mugongo aho ukatukatana nawe ujye ujyana nawe ku buryo atazongera kuva mu rugo icyaronse cyose agenda azana aho mu rugo. Ariko wowe ibyo ugomba gukora rero batubwiye hano aravuze ati wowe ni kugenda ugashakisha intuza amafaranga mu buryo bwihuse ukazana ihene y'ibara rimwe boni nk'uko y'ibara rimwe noneho ukagenda ugashaka n'ikintuza bya bindi igitebo cyuzuye amagi y'umweru izi nkoko z'iwacu i Rwanda. Urumva numara kubibona ubwo ndumva ikibazo cyawe kiraba kirangiye. Urumva yego hari ikindi kibazo ufite? Nicyo cyonyine nayo mfite nyakubahwa. Nimara kubona ibyo byose nkagaruka bizakemuka umugabo wanjye azatungana neza. Rwose pe. Byose bizagenda neza ku murongo nk'uko mubyifuza. Urumva? Yego. Urakoze. Yego mama. Hamagara taxi. Cyayifata se sha? Hello baby. Wiriwe neza? Meze neza? Bebe kuko ashaka kunyirengagiza se ntabwo wamenye koko ntabwo nyibuka cya gihe ibuka umunsi duhurira ahantu mu nzira asa nko kuganirizaho nyine ariko mbona wihuta ni Claude. Yeah.